umuvugabutumwa ufite uyu munyu, iyo umuntu agusanze afite ibikomere byinshi akagusukamo uyu munyu ukwiriye, utaha rwose ibikomere byahagaze, byashize, arakomora. Ukajya uvuga ati wa muntu umukozi w'Imana, ibanga n'umunyu. Nahuye n'umukozi w'Imana, dufite umukozi w'Imana kandi umuntu nkawe, ariko kimutandukanya nawe n'umunyu afite. Izina ry'Uwiteka nihimbazwe. Amen. Umunyu, uyu munyu iyo ufite imyumbati, iwacu twajyaga tugira imyumbati bitaga gitamisi, ubu sinzi nibikibaho. Inzara yegeze turya, mama ajya munsi y'inzu ashikura imyumbati hariya gitamisi, usengera, amaze kuwusengera yibuka ko bamuhaye amakuru yuko iyo imyumbati wayifashe ukayishyiramo, wayitonoye ukayishyiramo umunyu, bwa burure buhita burangira. Ngiye kuvuga kuri bimwe bigize umunyu, murasangamo imbaraga z'Imana. Muraza gukunda Yesu mumukurikirane kuko azi kutugenera ibidukwiriye. Imana ituganze cyane. Amen. Haleluya. Amen. Umunyu buriya ni igikoresho kitamenyerwa n'igisimba icyo ari cyo cyose, meme n'umuntu. Umuntu ushaka kumwima ibyo kurya washyiramo umunyu mwinshi, niko kuri, akozemo ako kanya biramuhakanira. Umunyu rero ni igikorwa kitamenyerwa n'igisimba icyo ari cyo cyose. Umunyu ni ikintu cyitonderwa. Ugiye no kwa muganga bavuga ati umunyu wakubanye mwinshi, ugahita ujugunya. Abantu benshi bakawutinya kubera ko bakubwiye umunyu. Haleluya. Amen. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritwereka umuhanuzi Elisa niba ari Eliya, kwibuka neza iyo nkuru. Ni Elisa ngo ageze mu mudugudu, baramubwiye ngo ntureba kuri umudugudu ari mwiza, ngo uko ureba uteye neza nta na kimwe, ariko amazi yawo ararura arica. Icyo yajyanye n'iki? Yibutse iri jambo mvuga ngo muri umunyu w'isi. Iri banga we yari arifite, hagati mu nzanira umunyu mbereke. Uwo mwunyu arawufata awuminja mu mugezi muri ya mazi, avuga amagambo avuga ngo uhereye none wa mazi we ntuzongera kwica, igihugu kiba kirahembutse. Amen. Umunyu ufite umumaro. Kweri. Umunyu uhesha agaciro umudugudu. Nibyo. Umunyu uhesha ubuzima. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Umunyu ahantu uteretse uzarebe amavuta y'ubuto cyangwa amamesa, ukareba isukari ahantu biteretse, ibisimba birawumenyera, usanga byo wahuriye ntacyo bitakoze, bikinjira rwose. Ariko ahantu umunyu uteretse, ahantu umunyu uteretse uzanyereka igisimba kiba gihari nta na kimwe, kubera birazi. Rero Yesu yabwiraga abigishwa bizera, arababwira ngo ubu ngubu mwebwe muri umunyu utamenyerwa n'abatayimoni. Kweri. Halasewa. Muri umunyu ugomba kubagira, agomba kwitonda. Intambara yabageraho iyo ari yo yose ntabwo ipfa kuza, kuko umunyu aho ugeze ibintu birashwanyagurika. Nibyo. Umunyu aho ugeze utesha agaciro cyangwa gifite agaciro. Umunyu aho ugeze ushyiraho agaciro ku cyari cyataye agaciro. Amen. Umunyu. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Ariko ntabwo ukwiye kwihagararaho. Mwihagarareho. Nta kumenyerwa. Nta binyenzi bimenyera umunyu, nta nyoni imenyera umunyu, nta gisiga kiba umunyu, nta nkoko ishobora kurya umunyu. Wapi? Ibyo ndabigereranya n'uyu muvugabutumwa, n'uyu muririmbyi, n'uyu mukozi w'Imana ufite uyu munyu. Nta cyaha kimugeraho, nta busambanyi, nta bujura, nta kuko aruzuye. Kweri. Nibyo. Umunyu ukubona ntugombera ubwinshi kujya kuri gato uhita umenya ngo ni umunyu, uhita wisobanura ako kanya. Nibyo. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Tostas. Amen. Ikintu cyananiranye mu bantu bazi gutema iby'ibiti, igiti cyananiranye bagitega umunyu, agitema agashyiraho umunyu, mu gitondo kiba cyamaze koko.
yego aya mabati mwirirwa murata ngo mufite amabati simvuganye n'abagome ntagire ibyo bakora ariko buriya uramutse ufashe umunyu ukawujugunya hejuru ukamena y'amazi byarara byabaye ibindi mu batarashwanyagurika. Umunyu winjira n'ahatingirwa, iyo ugeze aho bikomeye biroroha. Bakozi b'Imana, Yesu yatuvuze ko turi umunyu w'isi, kuki bibakomerera? Ibanga ry'uko muri umunyu w'isi ntimurizi. Nibyo. Umunyu ubasha kuvura. Yesu turabasuhuje mwebwe mukurikiye channel yitwa Iramiro TV ndetse na Mose TV. Amahoro y'Imana bane namwe muhereye ku mpera z'isi zitandukanye. Utarufite amahoro umutima Imana yaguhe, warutarufite ibyiringiro Imana ibiguhe, kandi nawe warurwaye Imana igukize kuko ariyo ikiza abarwayi. Hanyuma dushimiye abantu bakoze subscribe, share, like, comment, mwe mwase mwasangije abandi ibiganiro byacu ko byaje bikurikirana. Tubasaba umugisha w'Imana kandi amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye kubana ni Elia, hanyuma nyine ni Iramiro TV na Mose TV. Imbere ya kamera zacu turahabona nanone umutumirwa uje nagarubwa mbere aciye kuri aya TV, amaze kuba musangwa muri uru rugo. Reka tutange tumusuhuza cyangwa se tumwakira asuhuza abantu tugiye kubana muri uyu mwanya. Muraho neza mushumba? Muraho neza. Meze mute? Turashima Imana ikiturinze rwose. Yego. Hanyuma tugushimiye ko nanone ngiye kwitabira ubutumire bwacu kandi. Murakoze. Mumeze mute? Turashima Uwiteka Yehova. Okay, byiza cyane, murasa neza. Ndabashimiye ni Uwiteka ubikora. Amen. Muri mwe yararembye akarimbo nyakunda kuvuga kabangu muri mwe yararembye bangu ni abandi bakwaza kucyuzuye amahoro byo bangu ni Yesu wangiriye neza. Hanyuma rero turagushimiye. Hanyuma nk'umuntu kubonye rubwa mbere kuri aya TV, akaba agize amatsiko ati no umushumba cyangwa se Reverend Pastor tugiye kubana, ninde yitwa nde, twabakanye kugira ngo mwibwire abantu tugiye kubana tugendana tuziranye. Murakoze cyane. Nitwa Reverend Pastor Nikobahoze Emmanuel. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore yego mwiza cyane nkunda, witwa Mukandekezi Ribagiza Amina. Amina kweri. Abantu banabimenye. Nkaba nagiriwe n'ubuntu bukomeye, abantu benshi bakunda kumbona mu isura y'abato. Ariko ndakuze ndimo ndagenda nsatira abasaza. Nibyo. Mfite umugore n'abana. Tuba hano Karuruma niho dutuye. Okay. Murenge wa Gatsata. Torero n'Ababatista. Yego. Nkunze kubabwira ko ariko icyangombwa ni Kristo uri muri cye. Kweri nibyo. Hanyuma tugiye gutangira tugakanye udusengere. Utugize ijambo cyangwa se ubutumwa Imana yabagushyize ku mutima kugira ngo ubuzanire isi yose, ko n'isi ntago ari abanyarwanda gusa, n'isi ku muntu wese uzumva ikinyarwanda n'uwo bazagisemurira. Murakoze, singe wazanye ubutumwa ahubwo narabuhawe. Okay, byiza cyane. Muzamudukosora kandi abantu nyine bari basutswa amavuta, andi mavuta baba babereyeyo kugira ngo mudukosore. Yego, abakanya mukadusengera. Mana turagushimiye, icyubahiro kibi cyawe. Urera kandi uratunganye. Yego. Ibikuvamo nibitunganye, ibyo twabonye nibitunganye. Yego. Ibyo uvuga biratunganye. Yego. No mu ijuru haratunganye, kandi iyo ugeze muri twe natwe turatungana. Gushimiye ko ujye gutunganya imitima y'ubwoko bwawe kugira ngo barusheho kubohoka no gusobanukirwa ikijambo rya ritubwira. Sabye Mwuka Wera w'Imana ngatuganze. Igira umumaro kuri ku batoya, ku bakuze, ku banyabwenge, ku bategetsi ndetse no kubera bose bongera bahembuke mu izina ryawe Yesu. Amen. Ni karibu. Murakoze cyane. Yego. Ka dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 13. Haravuze ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo ubukimaze kiretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Yesu atuganze. Amen. Mana habwe icyubahiro. Amen. Tugiye kuvuga ku kamaro k'umunyu. N'impamvu Yesu yawuvuzeho. Tugiye kureba ububasha umunyu ufite. Yego. Ntaramenya umunyu ni ikintu abantu benshi bakunda gusa n'abadaha agaciro. Kuko niyo buriya mu bucuruzi umucuruzi we yahombye bavuga ngo asigaranye umunyu, ariko burya abasigaranye ikintu cy'ingenzi. Kuko
abasigaranye ikintu kitamenyerwa. Umunyu wihagararaho buriya, niyo mpamvu Yesu yatanze ishusho ngereranya abwira abantu ngo muri umunyu w'isi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Umunyu ngo iyo utaryoshye nta cyo ubukimaze. Ngo keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Yego. Urumva? Rero nshaka kuvuga iki kintu, umunyu ufite imbaraga zihesha agaciro ibintu biriho bisa neza, bikaba bisa neza kabisa. Yego. Ariko umunyu utabirimo ntibigire agaciro. Nibyo. Kanguha urugero. Ngiye nkunda isombe, abagore ntibanseke. Yego. Madamu yatetse isombe, agashyiramo inyama, agashyiramo tungurusumu, ibitunguru byiza, gashya rwose bayitunganije n'amavuta, ariko kayima umunyu, mwayimena. Nta sombe ntabwo yabiryoshye. Nibyo. Rero abantu turiho twebwe uyu munsi, iyo ubarebye ubona ari beza, ubona basa neza, baroga bakambara, bafite amafaranga, ariko babuze ikintu kimwe, icyo Yesu abavugaho, umunyu. Nibyo. Imana itugire neza. Amen. Kubera iki ngiye kuvuga kuri bimwe bigize umunyu, murasangamo imbaraga z'Imana, muraza gukunda Yesu mumukurikirane kuko azi kutugenera ibidukwiriye. Imana ituganze cyane. Amen. Haleluya. Amen. Umunyu buriya ni igikoresho kitamenyerwa n'igisimba icyo ari cyo cyose, memu n'umuntu. Umuntu ushaka kumwima ibyo kurya washyiramo umunyu mwinshi. Niko kuri. Akozemo ako kanya biramuhakanira. Umunyu rero ni igikorwa kitamenyerwa n'igisimba icyo ari cyo cyose. Umunyu ni ikintu kitonderwa. Ugiye no kwa muganga bavuga ati umunyu wakubanye mwinshi ugahita ujugunya. Abantu benshi bakawutinya kubera ko bakubwiye umunyu. Haleluya. Amen. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritwereka umuhanuzi Elisa niba ari Eliya kwibuka neza iyo nkuru. Elisa ngo ageze mu mudugudu, baramubwiye ngo ntureba kuri umudugudu ari mwiza, ngo uko ureba uteye neza nta na kimwe, ariko amazi yawo ararura arica. Icyo yajyanye n'iki? Yibutse iri jambo mvuga ngo muri umunyu w'isi. Iri banga we yari arifite, hagati mu nzanira umunyu mbereke. Uwo munyu arawufata awuminja mu mugezi muri ya mazi, avuga amagambo avuga ngo uhereye none wa mazi we ntuzongera kwica, igihugu kiba kirahembutse. Amen. Umunyu ufite umumaro. Kweri. Umunyu uhesha agaciro umudugudu. Nibyo. Umunyu uhesha ubuzima. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Umunyu ahantu uteretse uzarebe amavuta y'ubuto cyangwa amamesa, ukareba isukari ahantu biteretse, ibisimba birawumenyera, usanga byahuriye ntacyo bitakoze, bikinjira rwose. Ariko ahantu umunyu uteretse uzanyereka igisimba kiba gihari nta na kimwe, kubera birazi. Rero Yesu yabwiraga abigishwa bizera, arababwira ngo ubu ngubu mwebwe muri umunyu utamenyerwa n'abadayimoni. Kweri. Halasewa. Muri umunyu ugomba kubagira, agomba kwitonda. Intambara yabageraho iyo ari yo yose ntabwo ipfa kuza, kuko umunyu aho ugeze ibintu birashwanyagurika. Nibyo. Umunyu aho ugeze utesha agaciro cyangwa gifite agaciro. Umunyu aho ugeze ushyiraho agaciro ku cyari cyataye agaciro. Amen. Umunyu. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. ariko ntabwo ukwiye kwihagararaho mwihagarareho. Nta kumenyerwa, nta binyenzi bimenyera umunyu, nta nyoni imenyera umunyu, nta gisiga kiba umunyu, nta nkoko ishobora kurya umunyu. Wapi! Ibyo ndabigereranya n'uyu muvugabutumwa, n'uyu muririmbyi, n'uyu mukozi w'Imana ufite uyu munyu. Nta cyaha kimugeraho, nta busambanyi, nta bujura, nta kuko aruzuye. Kweri. Nibyo. Umunyu
umunyu ukubona ntugombera ubwinshi kujya kuri gato uhita umenya ngo ni umunyu uhita wisobanura ako kanya nibyo izina ry'Uwiteka ririhimbazwa anosifone dra tostas amen. Ikintu cyananiranye mu bantu bazi gutema iby'ibiti igiti cyananiranye bagitega umunyu agitema nanza agashyiraho umunyu mu gitondo kiba cyamaze koko yego aya mabati mwirirwa murata ngo mufite amabati simvuganye n'abagome ntihagire ibyo bakora ariko buriya uramutse ufashe umunyu ukawujugunya hejuru ukamena y'amazi byarara byabaye ibindi mu batarashwanyagurika. Umunyu winjira n'ahatingirwa iyo ugeze aho bikomeye biroroha bakozi b'Imana. Yesu yatuvuze ko turi umunyu w'isi kuki bibakomerera ibanga ry'uko muri umunyu w'isi ntimurizi nibyo umunyu ubasha kuvura niyo mpamvu umuvugabutumwa ufite uyu munyu iyo umuntu agusanze afite ibikomere byinshi akagusukamo uyu munyu ukwiriye utaha rwose ibikomere byahagaze arakomora ukajya uvuga ati wa muntu umukozi w'Imana ibanga n'umunyu nahuye n'umukozi w'Imana dufite umukozi w'Imana kandi umuntu nkawe ariko kimutandukanya nawe n'umunyu afite izina ry'Uwiteka rihimbazwe amen. Umunyu uyu munyu iyo ufite imyumbati iwacu twajyaga tugira imyumbati bitaga gitamisi ubusinzi n'ibikibaho inzara yegeze iturya mama ajya munsi y'inzu ashikura imyumbati hariya gitamisi arayusengera amaze kuwusengera yibuka ko bamuhaye amakuru y'uko iyo imyumbati wayifashe ukayishyiramo wayitonoye ukayishyiramo umunyu bwa burure buhita burangira. Naze muri ya myumbati arapfundikira mu minota 30 burure bwe burangiye. Twari imyumbati gitamisi nacyo twabaye murabona ko ndiho sama kabya nkuru n'ibintu nabo izina ry'Uwiteka rihimbazwe amen. Bibiliya tubwiye ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki mwabaririmbyi mwereka message agaciro mufite n'umunyu reka mbabwire mwabavuga butumwa mwabashumba mwabizeranye umunyu niba mutawufite abadayimoni barabamenyera inyatsi zirabamenyera agahinda karakwataka ibibazo biraza imanza ziraza ndakubwiza ukuri kwishobora byose niba nta munyu ufite uragowe ikizagukiza n'umunyu ufite yego mwatunze umunyu ko mwatunze umunyu kamubwire uyu mwanya nguhe ibanga ry'umunyu abahanga bamenye tekinoloji zo gucukura imyobo miremire iyo abantu bajyamo bagiye gukora ibyangombwa Yesu ashimwe cyane amen. bagiye gukora ibyangombwa biriya ntashatse kuvugira hano ntavangira ubutumwa iyo bashaka kuriya mwobo utazuzura bafata umunyu bakarohamo nk'ibiro 5 cyangwa 10 ntibategereza kuzabizuza paka umunyu urabitunganya umunyu ugenda ubitunganya umunyu ufite imbaraga biyerango niki umuvugabutumwa ufite umunyu y'umunyabyaha mugezeho akamwaturira ntabwo areba ngo uyu muntu yatuye ibyaha bikomeye akoresha ryabanga ry'umunyu byo kugira ngo bya byaha bikomeze bimanuka bijyane akamweza akamugira neza nibyo ntibijya bimwuzura ngo agera abivuga wagera iyo ajya kubivuga umunyu ni mwiza cyane amen. abataye umunyu barabivuga disi nta cyuma na kimwe umunyu wageraho cyane rwo gutona umugezi iki ni igisobanuro kikubwira ngo nta mupagani n'uyu n'umwe umunyu wageraho w'ijambo ry'Imana ngo ananirwe guhinduka ngo abure kugaragarwaho ikimenyetso cy'uko yahuye n'uyu munyu nibyo Imana ishimwe amina. kambasabe sinenda kuvuga byinshi cyane tugiye kuvuga iby'umunyu twakirwa
bikaba ibindi kwana harara yego nimutunga umuntu yego nimutunga umuntu niba udashaka kumenyerwa n'inyatsi niba udashaka kumenyerwa n'abadayimoni niba udashaka kumenyerwa n'imanza niba udashaka kumenyerwa n'umuturanyi niba udashaka kumenyerwa n'agapinga bagupinga tunga umuntu kweri fata umunyu Yesu yakugeneye fata umunyu Yesu aguha mu izina rya Yesu ihumanuza umuntu nawe ubundi nta muntu baragukandagira niba barakumenyereye niba bagutukaga niba bagupingaga umenye icyo waziraga nta munyu wari ufite subira ku isoko fata umunyu mu izina rya Yesu amen umunyu ni icyomo umunyu uraryoshye umunyu urahumanura bene data Uwiteka yarakuntumyeho nje ngo nze nguhumane uhumanije umunyu wa Yesu mu izina rya Yesu kandi namwe bene data nimukoresha umunyu kuri iyi si agakiza ubutware bw'ijuru bwongeye bugaruke mu izina rya Yesu amen mana ndagushimiye ko umva gusenga ubaye igisubizo cya benshi umanura ibyari bihumanye koresha ijambo ryawe ry'umunsi kandi abo umunyu ugezeho bose nibabohoke mu izina rya Yesu urakoze mwami shimushyirwe hejuru tutazi imbaraga zituma tutongera kumenyerwa mu izina rya Yesu amen hanyuma Imana iguhumugisha nk'umuntu agura aramutse agukeneye yakubona ku yihe nimero murakoze cyane ni 0788 23 29 54 07 82 23 29 iri no kuri WhatsApp yego murakoze cyane bari mwese mumudugukiye hanyuma akora subscribe utayikora ntugende utayikoze kandi usangiza n'abandi ibiganiro byacu n'akagaka shalom ciao 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 amen